wasenze wari imyaka myinshi, ariko imyaka iri imbere kwiga bizakugora. Wariye amezi menshi, ariko amezi ari imbere kwiga bizakugora. Wariye iminsi myinshi, ariko umunsi umwe uri hano imbere kugira ngo uzabashe kurya bizakugora. Imana yambwiye ngo nkubwire tokitandotifo, fata amasengesho y'iminsi runaka. Njye ntagutegetse, ahubwo utegetswe n'ibitekerezo byawe. Usengera Reka tubifurize ibihe byiza abakomeje kudukurikira mukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi. Reka tubabwire ngo Imana y'amahoro nibaha umugisha, tubabwire ngo Imana y'amahoro nibishimire. Njye muri kumva kandi twaba tugiye kubana muri iki kiganiro ni twa Ruba Prisca, turi kumwe n'umukozi w'Imana, Prophet, umuhanuzi Murokoke. karame. Mumeze neza? Meze neza, turashima Imana. Imana y'amahoro niguha umugisha. Murakoze cyane, namwe n'umuhango w'umugisha n'Imana. Turakwakiriye Murokoke. Murakoze cyane kunyakira. Iyeri isumba byose ibagirire neza, ibahe ibihwanye n'iby'umutima wanyu wifuza, kandi ikirenze kuri ibyo ngibyo ari nacyo buri muntu wese aharanira. Imana ibagirire neza, ibubakire ubundi buzima nyuma y'ubungubu tubamo. Amina. Murokoke, karame. mumeze mutese? Ndashima Imana, nkomeje kumva ijwi ry'Imana. Cyakomeje. Ego niraryabonetse. Ryabonetse kuko mu bikoresho nari naribwe naryo ryari ririmo, ariko kuko ari umwambaro Imana yanteguriye bitewe n'impamvu, nongeye kubona umwambaro ngo mwambare bitewe n'impamvu nanone mwambaye. Nkunda kubivuga, ntabwo yari umwambaro umuntu yambara agiye mu birori, ahubwo ni umwambaro yambara kuko umuntu uzi ko ari kumpamagara ndi muri ntuza. Ni umwambaro umuntu yambara agiye gukora umurimo. Wenda kuba atabizi, nari mvuze kuyigunira, hari ikibazo cyabayeho mu minsi yashize ubwo Murokoke yari ari mu butayu hano hejuru mu ishyamba, aho bita mu ishyamba harya ni nasiyonari, cyangwa se mu Kigali. ubwo ibisambo byabasangagayo yari ari kumwe n'abandi bantu, harya ngo n'abuzukuru ba shitani. Bita abuzukuru ba shitani, ariko hari harimo n'umwe witwa shitani ubwe nyirizina. Ntabemeye gukorera satani, ntacyo basigaje. Icyo gihe barabibye ibikoresho, barabitwara, za mikorofone, kamera, mbega ntago byari byoroshye. Yego, ariko nta kundi. Ubwo nari ndimo nsobanurira abantu wenda baba batari babizi, aho baba bumvise ngo igunira wongeye kuribona, nuko icyo gihe naryo ryagendeye muri ibyo bikoresho, igikapu cyose cyari cyagiye. Murokoke, karame. umeze neza? Mu buzima nta kibazo dufite, turi bazima, dukomeje gusenga. Ikibazo wowe urakomeje gusenga? Yego, nkomeje gusenga. Niko umuririmbyi yaririmbye avuga ngo niyambuye umubiri upfa, nambaye kudapfiteka, ubwo nibwo nzasezera ku bihe byiza byo gusenga. Ibihe byiza byo gusenga nzabyiyambura namaze kwambara kudapfiteka. Niyambuye uno mwambaro nibwo nzaba nsezeye ku bihe byiza byo gusenga. Ndakomeje. Ariko Muroko, wenda uvuze ku bihe byiza byo gusenga, nimba ari njye ureba nabi sinzi, njye muri iyi minsi mbona abantu baracogoye gusenga. Wowe ibi bintu ntabwo ubibona? Nanjye ndabibona, abantu bacogoye mu gusenga. Niyo basenze basa nk'abantu babipa, bakagenda bagasenga isaha imwe cyangwa se iminota, kubera nyine ubuzima buragoye. Niyo mpamvu nta yindi. Gusenga abantu barabikunda, ariko uretse ko gusenga ni n'umuhamagaro. Hari abantu batabireka niyo byagenda gute, kuko bafite uwo muhamagaro wo gusenga. Ariko wenda njye ntabwo navuga ngo ni impamvu wenda yuko ngo ari ibihe bigoye cyangwa iki. Njye ahubwo nkeka ko bishobora kuba ari ibihe by'imperuka, kuko iyo ndebye muri iyi minsi kugira ngo umuntu uzabone umuntu
cyane cyane reka mfate urugero ku barokore. Yego. Ubundi kera abarokore baraganiraga bagasurana bagafashanya, ariko muri iyi minsi kugira ngo uzabone umuntu ujya gusura undi ni ibintu bigoye. Ubwo ntabwo ari bya bihe by'imperuka. Pawulo niwe wabivuze neza, avuga ko mu minsi y'imperuka hazaba ibihe bigoye, ibihe biruhije, n'urukundo rwa benshi rukazakonja. Ariko mfashe ubuzima turimo uyu munsi wa none, kuba umuntu yajya gusura undi biragoye bitewe n'impamvu. Ubuzima buragoye rwose, ubuzima buragoye. Ushobora no gusanga no mu rugo iwe atabona n'umwanya wo kuganira n'umuryango we bitewe n'ubuzima, ajya mu kazi akava yananiwe, nuko nyine ubuzima busigaye bumeze. Nijoro rero nari ndimo ndyamye, Imana impa no magambo kugira ngo nze kuyaganiriza abantu, mbabwire icyo Imana iri kubabwira. Irimo irabwira umugabo, ikabwira umukobwa, ikabwira umusore, ikabwira umugore, icyo Imana iri kubavugaho mwene minsi. Yamuhaye amagambo rero yo muri Mariko ibice byaho ni 14 umurongo wa 38, niyo magambo tugiye gusengeramo no gusorezamo kugira ngo mwumve ko hari icyo Imana iri kubagambiraho cyangwa se iri kubanenga mu gihe gisa n'iki ngiki. Reka dusome ayo magambo rero, kandi ndagira ngo mbabwire ko umuntu wese uzubahiriza no magambo akayagenderamo uko Bibiliya ibidutegetse, ndagira ngo mbabwire ko azahabwa umugisha n'Imana kandi azabasha gusoroma ku mbuto z'igiti yateye. Reka nsubiremo, azabasha gusoroma ku mbuto z'igiti yateye. Uyu muntu uzabasha gukurikirana n'amagambo, kuko ibihe turimo ni ibihe bigiye kutugora cyane, ni iminsi igiye kutugora. Ariko nimuba amaso mugasenga Imana, nimuba amaso mukaba hafi y'Imana, ndagira ngo nkubwire ngo uzarya ibyiza byo mu gihugu. Imana ishimwe cyane. Mariko ibice byaho ni 14 umurongo waho 38, amagambo niyo tugiye gusoma. Mube maso musenge, mube maso musenge kugira ngo mutagwa mu moshya. Dusubiremo, mube maso musenge mutajya mu moshya. Umutima niwo ukunze, ariko umubiri ufite intege nke. Dusubiremo, mube maso musenge mutajya mu moshya. Umutima niwo ukunze, ariko umubiri ufite intege nke. Bene data, ndagira ngo mube maso kugira ngo musenge. Mube maso, umutima wanyu urabikunze. Umutima wanyu ukunda gute? Bundi Imana ikorera mu mutima, Imana ikorera mu bitekerezo. Ibitekerezo byanyu niba bikunze gusenga, ndagira ngo musenge kugira ngo mutagwa mu moshya. Hari amoshya ari imbere yanyu, hari amoshya bategereje, ariko niba musenze aya moshya ntago muzayagwamo. Hari amoshya gutegereje wa mugore we, hari amoshya gutegereje wa mugabo we, hari amoshya gutegereje wa musore wa mukobwa we, ariko ndakubwira ngo usenge Imana. Ndagira ngo nkutangarize, iminsi ba myinshi, wariye iminsi myinshi, wariye amezi menshi, wariye imyaka myinshi, ariko ndagira ngo nkubwire yuko hari umunsi utabasha kurya, hari amezi utabasha kurya, hari imyaka utabasha kurya. Imbere yawe hari amazi, imbere yawe ndahabona hari igicu, ndagira ngo imbere yawe hari umwijima. Niba udasenze uyu mwijima uratuma urasitara wa mukobwa we. Nudasenga uyu mwijima urawusitaramo. Nudasenga wa mugore we, uyu mwijima urawusitaramo. Nudasenga wa mugabo we, uyu mwijima urawusitaramo. Nudasenga, ijambo ryatubwiye ngo tube maso kandi dusenge. Umutima wawe ukunze gusenga, uraryama nijoro ukumva umutima uravuga ngo nubyuka usenge saa 9, umubiri ukakubwira ngo iryamire. Umutima uravuga ngo senga yibiri, umubiri ukakubwira ngo reka wiyasenga, ngo inzara yazaba yarakwishe. Umutima urakubwira ngo sengera igihugu cyawe cy'u Rwanda, umubiri ukakubwira ngo reka wisenga, ngo abagisengera barahari. Ndakubwiye ngo senga ibigusengesha bitaraza. Imana yambwiye ngo nkubwire ngo usenge. Senga mukobwa, senga mugabo, senga mugore, senga wowe wa musore we. Nube mu bihe byo gusenga utagize ikindi kintu urebaho, usenga ubwira Imana ati Mana nanjye murokoke, yambwiye ngo ninsenge, none mfasha y'umunsi umwe ndawusenze. Mana uragira ngo ngende nte? Mana uragira ngo nitware nte? Mana ntambutsa kino gikombe, Mana nyambutsa aya mazi, Mana nyambutsa kino gicu, Mana nyambutsa uyu mwijima. Mana yambwiye ngo mbabwire ngo nimusenge
musenge kuko niba mudasenze wariye imyaka myinshi, ariko imyaka iri imbere kuyirya bizakugora. Wariye amezi menshi ariko amezi ari imbere kuyarya bizakugora. Wariye iminsi myinshi ariko umunsi umwe uri hano imbere kugira ngo uzabashe kurya bizakugora. Imana yambwiye ngo nkubwire ngo usenge. Imana yambwiye ngo nkubwire ngo usenge kuko hano imbere hari ibigutegereje. Iki gikombe ntabwo uzacyambuka nutabasha gusenga. Uko niko byagenze Abayisiraheli bava gutata igihugu cy'i Kanani. Bamaze kugitata, uwo bita Kalebu na Yesuwa barazana amakuru nyayo. Nanjye nkuzaniye amakuru nyayo. Niba Uwiteka twishimira, nkuzaniye amakuru ngo nuramuka usenze Uwiteka akakwishimira, iki gikombe uzagitambuka. Haleluya! Nkuzaniye amakuru nyayo. Niba uramutse usenze Imana, uyu mwijima uzawucamo. Mukobwa uzaca muri uyu mwijima, mugabo uzaca muri uyu mwijima, kuko nutayazerebo, nusenga Imana iki gikombe uzagicamo. Nutasenga ntabwo uzabasha kugicamo. Ndagutangariza aya makuru. Niba utasenze Imana ntabwo uyu munsi uzabasha kuwutambuka. Nuba udasenze Imana ntabwo uyu mwijima uzawucamo. Mukobwa senga kuko iminsi turi kuganamo ni mibi. Mugabo senga, iminsi turi kuganamo ni mibi. Senga kandi utisengesheje. Fata amasengesho y'umunsi umwe usengera igihugu cyawe. Fata amasengesho y'umunsi umwe usengera famiye yawe. Fata amasengesho y'iminsi runaka. Nge ntagutegetse, ahubwo utegetswe n'ibitekerezo byawe. Usengera umuryango wawe, senga wa mugabo we, sengera famiye yawe, senga wa mukobwa we, senga wa mukobwa we, senga wa mukobwa we, senga wa mukobwa we. Niba udatokistandota, niba udasenze, uhuye n'ibizatuma usenga kandi bizakubabaza. Senga wa mugore we, niba udasenze urahura n'ibituma usenga mu gihe gisa n'iki. Murakoze cyane. Ayo niyo magambo Imana yari yambwiye ngo mbabwire, kandi nimuhabwe umugisha n'Imana. Muzamugize neza nimubyitaho, muzamugize neza nimusenga, muzahabwa umugisha n'Imana. Murakoze, ukuboko kw'Imana nikubagumeho, kandi nimukazabure kuzahabwa umugisha n'Imana nimwita ku byayo. Shalom shalom. Imana y'amahoro nibampera umugisha mwinshi cyane niba mwakiriye buno buhanuzi mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Ntacyo twarenza ku by'Imana yavuze. Reka bari badukurikiye tubifuriza ibihe byiza. Icyo nababwira gusa ntugende udakoze subscribe, nukore comment ndetse unakoresha kugira ngo buno butumwa babashe kugera henshi. Imana y'amahoro nibaho umugisha nawe utaha.